hari abantu benshi bavuye mu gihe cy'ibisubizo cyabo bagira ngo ni mu gihe cyo kwamburwa kwabo cyangwa mu gihe cyo kunyagwa kwabo. No, Bibiliya iravuga ngo harimo ibanga rikomeye, ngo harimo umugisha mu gutanga kuruta guhabwa. Harimo umugisha iyo urekuye icyo wari ufite kugira ngo wakire ikindi. Harimo umugisha mu gufata imbuto yawe ukayibiba kugira ngo ejo uzasaruremo ikindi. Ariko harimo igihombo gufata imbuto yawe ukayirya ejo uzasarura umuyaga. Uyu mudimana iyo ibyo dufite twakoresheje amaboko yacu bitangiye kumanuka, iby'Imana bitangira kuzamuka buhoro buhoro. Kugira ngo iby'Imana bibashe kwinjira mu byacu, ibyacu bigomba kurangira burundu, ibyacu bigomba gushira burundu, hanyuma provision y'Imana igatangira. Imana si Imana ya melange, Imana si Imana imerange ibintu. Byari ngombwa kwa Kugafu n'utuvuta birangira burundu, hanyuma iby'Imana bigatangira. Tumupepeye Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Bega provision y'Imana. Umupfakazi ararya n'umwana we, akabona agafuko karagenda kagabanuka, utuvuta turagenda dushira, asigaranya agafu ko kurya umunsi umwe. Uyu mubyeyi afite ikibazo cyo kurya, ahuye n'undi mugabo ukeneye kurya. Inzira z'Imana ziragoye kuzumva, ariko iyo wazumvishe kuri iyi si uba umutsinzi. Yabitubwiye mubyeyi waraha ngo wahirwa abitondera ijambo ry'Imana. Iyo witondeye ijambo ry'Imana, kuko ibintu bitubaho buri munsi abo duhuramo tugendana ntabwo ari impanuka, tugomba kwiga muri bo ijwi ry'Imana ribavugiramo. Tugomba kudiserina icyo Imana ishaka. Uyarakenye ahuye n'usaba, uyarifuza ahuye kandi bari bahuje ikibazo, bari bafite ikibazo bose cyo kurya, bari bahuje imibereho, bari bahuje ibibazo, ariko umwe mu by'ukuri ntiyari ikibazo, yari igisubizo. Kandi yagombaga kuba igisubizo ryari igihe ikibazo cyawe gikomeza kuba ikibazo. Igisubizo cyawe kiri mu kibazo cyongerera ku kibazo. Ikibazo plus ikibazo kiraza kuvamo igisubizo. Birashoboka ko wari ufite ikibazo cyiyongereyeho ikindi. Tegereza connection divine y'Imana. Hari connection y'Imana ishaka gukorwa mu buzima bwawe kugira ngo ugere hariya. Haleluya. Hey, uwo yarakeneye umuntu umubwira ngo madamu, namenye ko wapfakaye mu bihe bisa n'ibi, namenye ko nta kintu ufite, none ndumva mu mutima wanjye nayobowe, cyangwa Imana yantumye ngo mbwire imyenda yawe yose n'ibibazo byawe byose mbirangize. Iyo aza guhura n'uwo muntu, fere ya mbere aba yarakoze, aba yarapfukamye hasi akazamura amaboko akavuga ngo Mana, burya nanjye uranzi. Ese tuzavuga ngo Mana burya nanjye uranzi igihe bagiye kuduha cyangwa igihe badusabye ngo dutange? Urumva hari amena yari muri uyu mubyeyi bamubwiye ngo Kugafu n'utuvuta, hari amen. Hari kuvuga ngo Mana shimwe uranyibutse. Hagara mu mwanya w'uyu mubyeyi. Kugafu manutwo tuvuta, amen, shimwa Yesu. Ibyo wabishobora niyo waba uri umunyamwuka inshuro ijana, ahubwo wavuga ati burya Imana ndayisaba ngo impa agafu ikansubirisha ibi, nyivuyeho, ndayirakariye, ndayanze, ntimuzongere kumbwira n'ibyayo. Imana irariganya, irarimanga, ngenda yisaba ikanyambura n'utwo nari mfite, niba ariko gukizwa mbivuyemo. Hari abantu benshi bavuye
mu gihe cy'ibisubizo cyabo bagira ngo ni mu gihe cyo kwamburwa kwabo cyangwa mu gihe cyo kunyagwa kwabo. No, Bibiliya iravuga ngo harimo ibanga rikomeye, ngo harimo umugisha mu gutanga kuruta guhabwa. Harimo umugisha iyo urekuye icyo wari ufite kugira ngo wakire ikindi. Harimo umugisha mu gufata imbuto yawe ukayibiba kugira ngo ejo uzasaruremo ikindi. Ariko harimo igihombo gufata imbuto yawe ukayirya ejo uzasarura umuyaga. Uyu mudamu yaragiye gusarura, yaragiye kubiba mu buzima bwe ikintu kitatumaga avuga amen. Ariko niyo yari inzira y'Imana kugira ngo imugeze ku rundi rwego, igihe abandi bose bakubitika bamubaza ibanga. Hey, hari igihe Imana yari yarateguye cy'imvura mu buzima bwe. Twese aha dufite sezo, dufite ibihe Imana itwibukiraho mu mwaka runaka, mu gihe runaka. Ariko hagati yo kugera muri icyo gihe, iyo intervale yo kwinjira mu gihe cy'imvura yawe, Imana ibanza kuguhuza n'uzakugaburira icyo gihe cyose, kugira ngo udakorwa n'isoni imbere y'abazikwifuriza, kugira ngo udasuzugurwa imbere y'abagusuzugura, kugira ngo utambara ubusa imbere y'ababyifuza, kugira ngo abanzi bawe badakora umunsi mukuru, kugira ngo abanzi bawe batazamura amaboko mu cyimbo cyo kuzamura haleluya yabo. Imana irashaka ko ari wowe ubikora. Haleluya. Umwanya wo bifuza kuko ubona uri mu bibazo bagahimbaza bavuga ngo amen. Imana ishaka kubacecekesha, kandi by'Imana ibikora ku munota wa nyuma. Imana ibikora ku munota wa nyuma. Petero n'izindi ntumwa bari mu mazi, baragenda bafite amasezerano 1000, muzazunguruka isi yose, muzaba predikateri bakomeye, muzahembwa inshuro 100 n'ibindi. Umunsi umwe hejuru y'ayo masezerano babona amazi arahindutse, umurabura bazamuye kubise hejuru, abamanuye mu bwato, amazi atangiye kwinjiramo, umuyaga ubaye mwinshi, baragerageza n'ingufu zabo zose, bageze ku munota wa nyuma binaniranye, turapfuye pe, ibyo twasezeranye byo tutarabigeraho. Basanga Yesu arisinziriye hana habari kugona, abandi bari mu bibazo. Nasanze ari cyo kintu gikomeye Imana iha abana bayo, iguha ibitotsi mu gihe abandi babibuze. Igihe abandi babuze amahoro, wewe urayabona. Atari uko ibintu byawe bigenda neza tu, atari uko ibintu byawe bicamo, iyo ni provision y'Imana. Ugasinzira igihe abandi badasinziriye. Icyo ni ikintu Imana ikora. Yesu yari yiryamiye rero, kandi n'abakurikira Yesu nabo bazaryama nkawe. Aryamye mu bwato, ntibamubyukije bamubwira ati se hari icyo wadufasha. Baravuze ngo ariko kusinziriye ntitwitayeho ko tugiye gupfa, wowe ibi bikumereye neza, ni ngaho atapfaga. Tugiye gupfa wowe. Bari bazi ko asigaye kwazura abantu n'ibindi, n'amazi namumira byenda arazuka, ariko ntibari bazi ko ashobora kuyahagarika. Ndagira ngo ngubwire ko uburebure bw'ikibazo cyawe, uko cyaba gisa nuko cyaba giteye, ntiburuta uburebure bw'ishuhere, ubwo ishuhere Imana iritiza ugutwi, Yesu yavuga bikumva ishuhere rikamanuka. Ikibazo cyawe kiratizwa ugutwi uyu munsi kugira ngo cyumve Imana yawe ivugira ijambo. Ifu ndizabura, amavuta nazabura. Hey! Imana igiye gutiza ugutwi ibibazo byawe kugira ngo byumve ijambo ry'Imana muri gito. Byumve ko byibeshe address, ntabwo ari address yiwawe. Satani agomba gucuranura umutima wawe, uzamura ufite droit yo gusinzira, ufite droit yo guhumeka, ufite droit yo guseka, ufite droit. Haleluya. Ufite uburenganzira. Imana yakuremye, yakuzanye muri iyi si ibizi, ntiyibeshye. Ntiwavutse uri umukobwa ngo Imana ivuge ngo kandi kari agahungu di ariko kaciye he. No, wari umukobwa, Imana ikugenera imyaka n'ibihe. Wari umuhungu, Imana ikugenera imyaka n'ibihe. Iyi sezo uri mucamo, icyo Imana ikeneye ni ukukwibutsa ko ijambo ryayo rikiri rizima.
Imana nshaka kukubwira ko itaribagirwa, ariko hari icyo yaje kugukorera uyu munsi, connection. Yaje kugukonekta, haleluya, yaje kuguhuza, kandi uw'Imana igiye kuguhuza nawe kugira ngo ubuzima bwawe n'imibereho yawe bibashe guca muri iki gihe kitakoroheye. Birashobora ko uwo muntu ashobora kuza kujena, ariko muri uko kujena kutarimo jene niho havamo umujene. Haleluya! Imana ifite ikindi igiye gukora mu buzima bwawe muri iki gitondo. Uwo muntu ashobora gusa n'ukwitambitse muri gahunda. Ufite gahunda zo gutoragura udukwi, warangiza gutoragura udukwi ukaza ugateka, wewe n'umwana wawe mukicarira umutsima wa nyuma. Uzi kurya umutsima wa nyuma, mama muwe ati turakuriye ejo ntituzongera. Uwo mutsima uburiho ibiganiro byinshi. Niwe Yesu yabwiye intumwa ngo nifuje cyane gusangira namwe uyu mutsima wanyu. Umutsima wa nyuma uburimwo ikintu kidasanzwe, uburimo icyifuzo gikomeye. Haba ari ijambo, haba ari testament mugiye gusiga, abazabasanga mu nzu mwarayipfiriyemo bazamenye icyabishe ku mutsima wa nyuma. Umutsima wa nyuma, Yesu aravuga ngo nifuje cyane gusangira namwe uyu mutsima wanyu. Ryari ijoro bucya bamwica, aravuga ngo nifuje cyane